ndagira ngo uyu mwana w'umukobwa mufashe rwose dushime Imana kuko kubona umugabo ni ikintu gikomeye cyane. Ubwoko bw'Imana ndabasuje cyane kuri uyu munsi w'ibyishimo ndetse n'umunezero. Ubw'Imana yongeye kwishima yuko twongera guterana. Hari abantu benshi babuze ubuzima ariko twe turacyariho. Haleluya! Imana ushimwe cyane rwose kuva uyu munsi. Semana twakuvuga byinshi ariko noneho ubu ngubu ikintu cya mbere tugiye kubanza kureba nukureba ese kubera iki twe tukiriho hari abantu bari gupfa, kubera iki twe tukiriho hari abari mu bitaro. Ni ikintu gikomeye cyane. Haleluya! Haleluya! Ase haleluya! Amen. Sema haleluya! Haleluya! Imana yambwiye ngo hano hari umukobwa yarabuze urubyaro ariko akaba agiye kubona urubyaro. Haleluya! Imana yambwiye ngo hano hari umusore bari barabaswe n'uburaya ariko Imana ikaba igiye kumufasha akaba agiye kubuvamo. Haleluya! Ndagira ngo bashimire ukuntu mwitabiriye. Mumbabaye natinzeho gatoya nubwo nabanje kubakereza ariko nasanze namwe uguhimbaza mukugeze kure. Ndagira ngo mbasabe mube mwicariye niba ntabagoye. Uyu munsi zo kuba umunsi w'agatangaza. Haleluya! No munsi dufite rero gahunda nyinshi ariko uyu mudiyakonera ase ni ibinagukora ibi ni ibikira. Ariko n'ubundi iyi ni kirogoya toka shitani muri riteraniro n'ubundi ni shitani ziba ziri kuzamo ariko kubera Imana byose birarangira. Uyu munsi dufite gahunda nyinshi. Nabonye kuri gahunda y'umunsi hari abanditse bavuga ngo bashaka gushima Imana ibyo yabakoreye bigiye bitandukanye. Ngo harimo n'uwabonye umugabo ubwo twaherukaga hano. Christina ngo yari afite icyifuzo cy'uko yakabonye umugabo kuko yamaze kujya mu myaka myinshi ariko ubu ngubu yanditse ashima Imana yuko ngo yabonye umugabo. Turayabutuze kumva ubuhamya bwe ndetse na Rubyogo wacu nawe nuko nawe ngo yari yarabuze akazi ariko ngo ngo asigaye afite akazi k'ubutandi boy ngo arabona ibintu biri kugenda neza. Rero nkuko Imana ikomeje kugenda indindira mu buntu bwayo. Amina. Twere nko mu muhanda ntabwo biba byoroshye. Ntabwo biba byoroshye nkatwe abamotari. Duhura n'ibibazo bikomeye cyane ariko kubera Imana ndashima Imana ariko ikomeje kundindira muri no. Amen. Cyane. Harabusanga imodoka zabaciye hejuru, harabusanga barenze imihanda, harabusanga bagonze ariko kubera Imana nje ndacyariho. Akaba ari nayo mpamvu nafashe umwanzuro wo gushinga itorero kugira ngo byibura ngaragaza ubuntu bw'Imana ndetse no kumva ko nk'abakora akazi k'ubumotari hari uruvugiro cyangwa hari byinshi byo gushimira Imana kuko tukiriho kandi tugihumeka umwuka w'abazima. Haleluya! Haleluya! Ndumva ndi mu mwuka rwose. Uyu munsi naje ndi mu mwuka mumbabarire ntimunkure mu mavuta kuko ibintu Imana iri kugenda inkorera ni byinshi cyane. Uyu munsi narokotse impanuka yakabaye yari itwaye ubuzima bwanjye. Ishakara manakatikoze kubahete y'Imana by'ikindi. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko Imana yo mu ijuru ishobora byose.
mu myaka igera muri 5 maze nkora umurimo w'ikimotari nagiye nkora impanuka nyinshi kubazibonaga bumvaga ko nakabaye narabuze ubuzima abenshi bazibona ko nakabaye ndi kubura ubuzima ariko genda cyariho nitwirengagize ko hari abantu bagenda mu madushe bagahita basitara bagapfa bari kugenda mu nzira nabo nk'umuntu akaza cyangwa n'iki bikabageraho ko nguko umuntu murabyumva ukahita bapfa cyangwa akarwara agapfa cyane ko muri iki gihe hariho n'indwara z'ibyorezo ugasanga abantu barapfuye ndakeka buri muntu wese hano rwose hari ikintu yagakwiye kufata njyewe ndashimira Imana kuba nkiriho kuko hari byinshi yagiye indinda ndagira ngo kuri uyu mwanya ndabona hari n'abanditse basaba gushima turaza gufata umwanya bagiye bandika basaba gushima nabo tubaho umwanya bavuga imirimo n'ibitangaza Imana yagiye ibakorera kandi nzi ko kubw'iki gihe ni byinshi cyane tugenda duhura nabyo dore ko noneho n'ibihe bisigaye bikomeye cyane murabuze hanze sanse ahangaha yarahenze ubuzima buragoye cyane n'ibi byorezo bya covid twagiye tuvamo ariko ndashimira Imana yuko tukiri bazima mena ariko se ko mbonye wowe warapfuye ntabwo ukiri muzima kutavuze yego kandi wowe shaho Imana ishimwe cyane rero kubwo gushingira itorero nka ntagiye kubona abayoboke mukaba munahari ndabishimira Imana cyane ndabishimira Imana ko dufitemo n'abantu b'abadepite ariko namwe n'ukubera Imana namwe bizagenda biza amataye nk'aya ariko cyane ko ngo niyagezweho hanze nanjye ndamvuye hano mu rusengero gatoya ndi hanze rero mbaganirizeho njya numva nyine abisi ariko nyine ntabwo mba ndimo abisi ngo amataye matoya ngo niyo abagezweho nk'aya ngaya ariko toka shitani turabitokesheje tukumva ijambo ry'Imana tukarisogongera fresh noneho tukagenda turirimba n'indirimbo zaririmbiwe Imana kugira ngo ibintu birusheho kugenda bigenda neza sibyo sister wanjye shaka nibyo rwose ngo nde toka shitani ndagusengera Imana ikwiteho oh haleluya rwose haleluya oh ariko rero mujye mwicara neza mu iteraniro ry'Imana hano mukaze gucumuza abantu pastor nayo nicaye nabi oya we ntabwo nabibonye rero mugira ngo dukomeze hari abantu bagiye bandika bashima nkuko nagiye mbivuga ndagira ngo dusengera akanya ko gushima noneho duha umwanya abantu bagiye bandika bashima basaba gushima noneho tuze kujyana umwanya uhagije wo kumva ijambo ry'Imana ry'uyu munsi haleluya amen Mana nagushimira ndaguhimbaje nguhimbaje ineza n'ubuntu bwawe ukomeje kutugirira ukomeje kundindira ibiri sitaza n'ibizazana byo muri uyu muhanda harimo ibigusha byinshi ariko Mana ngiye kubura haleluya utepesi ya rafiki tako seke nako Mana haleluya nongeye kugaruka imbere yawe gushimira ko ukomeje kundinda haleluya data twese turagushimira yuko Imana ikomeje kuturinda ikaturindira mu ariko se Mana niki navuga sinabona uko mvuga ngo gushimire kuko hari byinshi ukomeje kuturinda amen warakoze kuba warampaye ukuvuga ubutumwa bwawe ndetse no gushingira itorero rikaba ryarakomeye ariko uzakomeze gutwarwa ndetse no kuduha abana nako abakristo beza gushimiye nkwizeye hamwe mu izina ryawe Yesu amen haleluya ndagira ngo rero nkuko mwanditse musaba gushima ariko nizere ko mu gihe cyo gusenga abantu baba bahumirije ndagira ngo mbe basaba mujye muhumiriza kugira ngo mutaza kugira n'ibyo mubona hanze bikabatera ibishuko na Satani ashobora gutambuka hano uri kureba ego twara ubuzima ego umukristo rero nagira ngo mpere kuri uyu mudiyakoni wacu ndabona rero ku rutonde niwe wanditse asaba gushima bwa mbere naze ngo hari imirimo n'ibitangaza Imana yagiye imukorera umwanya n'uwawe ariko ugerageze gucunguza uburyo umwete ikaze n'iki turi mu nzu y'Imana bisinzira umwanya n'uwawe haleluya amen haleluya amen haleluya amen haleluya mumbe Imana cyubahiro byose yanjye neza mwibuke 6 zose ubu kugeza kuri uyu munsi ziracyahari usibye imwe mfite gahunda yo kwirya muri iyi minsi haleluya amen mumbe Imana cyubahiro kubwo ko Imana ishobora cyangwa ndetse
ikandindira namwe amina amen pastor mukana atanga icyacumi cy'amaturo icyo nicyo kiba dushaka cyane rwose tambira imana wongere uyitambire tamba tamba we tamba tamba sha tamba we tamba sha tambira imana nawe ugitambire tamba tamba we tamba sha tambira imana wongere uyitambire tamba tamba we tamba ndagira ngo ariko mwihangane ku bibaye nakari gaciyemo gatoya ariko rero nagira ngo nongere nibutse abantu bari gushima Imana kaga ntabwo twaje kuvuga ibyo Imana yagiye dukorera byose nta mwanya dufite kuko umwanya ni muto yadere n'abagenzi amasaha y'akazi agiye gutangira umuntu ahagira ngo profite n'aya masaha ya bure sorry mugerageze murebe ukuntu mwacunguza uburyo umwete mugere vuba vuba ndagira ngo twakire n'undi mwene data Rubyogo nawe wahaguruka ukaza ukavuga ibyo Imana yagiye gukorera kuko ni byinshi ariko ugerageze gucunguza uburyo umwete yego pastor umwanya ni wawe Imana yarabikoze koko umvugire ngo haleluya umvugire ngo rero ntabwo navuze amin haleluya haleluya amin haleluya haleluya Yesu ashimwe bene data nahimbazwe haleluya amen ikintu cya mbere nshimira Imana nuko nabashije kugera ngaha ntabwo byari byoroshye abanyarwanda nahuye n'inzitizi zitoroshye wari street ntabwo biba byoroshye ariko buriya Imana iraturwanirira imihanda umuntu agatambuka akagira mu nzu y'Imana agashima Imana gusa ibyo Imana yakoze byo ni byinshi ibyo Imana yakoze byinshi buriya mise nibuka kera nkiri umwana haga n'ubavuga ati zaba umusirikare amen haleluya kubw'abasirikare bari mu haleluya mvuga ngo zaba umusirikare ariko maze gukura Imana yarandiye avuga ati kugira umusirikare kabugira umukarani Imana yarandiye kuko ufite amakarani mu hano amen uzigo ndabikorera abantu ndabatwaza rwose kaza musenyero ngashima ahubwo nanjye uje mureba ukuntu mugera haleluya ku munsi ikindi kintu shimira Imana yego pastor ntabwo nabivuga ariko reka mbivuge ko bivuge higera hano naje urabona naje nambaye neza imyenda umuvandimwe yanije ati ze mu rusengero nanjye nsa neza urege kuzira muri Imana zaguha n'ibyawe ndashima Imana nyije mu rusengero yego yego umukobwa wambaye ikanzu isa n'ishati nambaye muri ubwo buryo nifuje ko yaza akanyegera kugira ngo Imana ikomeze inaturebe neza ivuga ati aba bana banje uburyo umwuka barasa kuri Imana ushimwa ariko ibintu Mana we ibi bintu ntabwo bisengeye Imana yarebye iravuga ati hindukira neza Imana igira neza kuri narangiza gushima ubwo gushima Imana no kuri igenda ikora ibintu bitangaje kandi iyo mirimo yayo Imana izakomeza gushima Imana ko nayo yaremye abantu bazi gushima cyane haleluya hano mu nzu y'Imana ntabwo ari ngombwa yuko dushima ibintu byose ubundi hari byinshi tuba tugomba gushima by'ingenzi hariya mwe mugiye gutandukira kuko nabonaga ukuntu utangiye kugenda umwiyegereza numva ntabwo ibyo bintu byaba ari ukuri ntabwo turagera mu gihe cyo gutura diakoni ariko rero nawe uramvangira ubutanza gusubizayo nagira ngo twongere twakire mushiki wacu umwe bari warabuze umugabo ariko nawe ngasigaye afite umugabo ndagira ngo aza tubwire ubwo buhamya mu ncamake ariko nawe ntarambirane kuko urumva yabonye umugabo abandi bagifite ibibazo nta batarababona nibo bafite umwanya munini ndagira ngo nsabe Korotirida hajya ni Korotirida ni Korodina ninde Korotirida Beretirida ariko noneho umukristo mfite arawe nafasha amazina cyane mena umwanya ni wawe Korotirida we haleluya amina haleluya nanjye bari Korotirida ndashima Imana ko Imana yabaye umugabo mwamfashe gutera haleluya haleluya amen sorry
kubera kuzura umwuka cyane. ndashima imana haleluya amena ambwiye ngo ntangane. haleluya amen. imana yampaye umugabo nakoraga umwuga w'uburaya ariko nimwana haleluya imana ishimwe wabivuyemo imana yarambwiye ati mukobwa mwiza ukwiye kuza ukesha agaciro ukabona umugabo mwiza ugukwiye. haleluya ubu ndashima imana nabonye umugabo w'umusirikare. nabonye umugabo ukomeye. ariko rero ndagira ngo uyu mwana w'umukobwa mufashe rwose dushime imana kuko kubona umugabo ni ikintu gikomeye cyane. haleluya ndama n'undi wese utarabona umugabo nahumura imana izamumuha cyangwa nanjye nzamumuha. amen. haleluya kuko uyu munsi rwose abantu bashima imana bashimye imana neza, ariko cyane cyane abana b'abakobwa bari hano nako ngo babaye abagore kuko bamwe ngo bagiye babona abagabo. ariko hari n'undi bita Kiristina nawe ubushize nawe yari yanditse avuga ko yari ari mu nzira zo kubona umugabo. ndagira ngo nawe azatubwire niba koko umugabo yaramubonye cyangwa yaramubuze, numve ko byibura imana yanyagurira ibikorwa nkajya ku musozi wa kizabonwa na za haleluya. reba ko imana yamunyongera mu bandi mfite. umwanya n'uwawe Kiristina. umukobwa mwiza cyane rwose w'amata. haleluya imana mbabarire ku byo bivuze. umwanya n'uwawe Kiristina. hari umuntu n'intungamubiri icumi karindwi. amena. mpereza imana icyubahiro. icyubahiro ni icy'imana ishobora byose. mwese rero muhagaze aha ngaha yego kugira ngo mumfashe gushima imana kuko imana yakoze imirimo n'ibitangaza. ubwo mperuka aha ngaha hari n'abahaye icyifuzo ngo munsengere. naragumiwe narabuze umugabo nta n'ubundi reba basi wenda nkanyishimire. oya uyu nguyu ni umukristo umureke. abakristo b'ibirayi none nkaba nshima imana ko imana yampaye umugabo. ndashima imana ko imana yampaye umugabo uzi no gukora ibintu neza. ikaba yaramaye n'abandi bagabo 8 hanze. imana ishimwe ko itanga abagabo igatanga n'abandi b'umugereka. haleluya. ubwo rero abo ngabo 8 ni inyongezo. umwe nyine nashatse ni uwo turarana buri munsi. na pasiteri asigaye anyishimira akaza kunsura. itorero ryacu ritanga abagabo. niyo mpamvu ubona yafashijwe. pasiteri ajya pasiteri wowe wirengagije wowe. ariko ntacyo kubera ubwo murimo w'imana mbanagiye kuvuga ubutumwa bw'imana mu rugo. haleluya. pasiteri Runiga ajya kubwiriza ubutumwa mu rugo. ndagira ngo mbabwize ukuri ko kubwo kugira neza kw'imana uyu mukobwa wanjye ndavuga umukristokazi wanjye banagiye kuvuga ubutumwa bw'imana mu rugo iwe. ndagira ngo umushimire cyane kuko nawe ajya mfata neza, ariko mwagiye muvuga ati haleluya. muvuge haleluya mu mubiri w'imana. imana ihite muvuge haleluya. usinjire imana ihite. najya kwicara. najya kwicara. ariko rero ndagira ngo mbabwize ukuri ko naje nambaye nabi, ariko kubwo umurimo w'imana imana igomba kubikora neza. ndagira ngo rero muri uyu mwanya dufate umwanya mwiza wo gushima umwanya tuvuyemo wo gushimira imana. ndagira ngo icyifuzo nari nagejeje ku mana k'umukristo wanjye wese ahava akagera uzana afite icyifuzo kubw'umurimo w'imana kizagisubizwa. none kubw'imana agira ngo mumfashe tuhereze imana icyubahiro. nta mukristo wanjye n'umwe utasubijwe. nimumfashe duhe imana icyubahiro ishobora byose. icyubahiro ni icyawe imana. haleluya. sindasubizwa oya humura nawe uzasubizwa. impamvu ni uko ukiri umukobwa ukiri umuhungu. nifuzaga umukobwa umwe muri aba bakobwa bari bafashwe, ariko muri imana izagenda ikora imirimo n'ibitangaza by'abandi bakristo. ndashimira imana yuko ikomeje kwakira abantu bayo igakomeza kugenda ibagura
ariko nta muntu wumvisha ukomanga diyakoni ibyo niwe wakabaye wabyumvisha kuki ubusinzira wasanga ari ibyuki biri kugira biri kuza mwita asori mumbabarire haleluya ndagira ngo mbasabe ukomeze kwiyeza ariko se diyakoni ntiyageze rero ngwino ubwire aba bana baje bandi wasanga ari abakristo bagenzi banjye ari abakristo bantu b'Imana kugira ngo njye nshima kandi na bagenzi banjye babone yuko Imana igira neza yo haleluya pastor mira yes niga osori yes bimeze bite niga mwihangane umva nkubwiza baje se nibyana n'ibyuki se mbwira bimeze bite abakobwa se ibyuki se nongeye nasamuye we ibyuki bambaye n'inifomu bavuye ku ishuri n'ubwana inzerero zawe kandi koko bamaze kugira mwihangane n'abandi bakristo tugiye kwakira abapolisi batatu bane bafite imbunda abaki abapolisi batatu baje neza nibo buke urana mubazi ariko se usibye n'iby'abapolisi ubundi mwabona pasiteri ibintu ari gukora bidahabanye n'iby'Imana ntabwo yesheje Imana icyubahiro rwose wowe njye se ko n'umukire namwe ni murebe cyakora cyo nari umushyitsi ariko ntabwo nzagaruka pe